Muraho neza abakunzi ba Fortran 2050, tubahaye ikaze muri iyi podcast iganira ku buzima, ku iterambere no ku ishoramari rifite icyerekezo. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kintu kidasanzwe, kidapfa kandi kidahomba. Ese waba warigeze wibaza impamvu abantu benshi bateye imbere bafite umutekano w'ejo hazaza, hafi ya bose bafite ubutaka? Ese kuki n'uyu munsi muri 2026 ubutaka bugikomeje ku ishoramari ry'icyizere? Uyu munsi ndagushaka mu rugendo rw'iminota mike, nkwereka impamvu Muhanga ari amahitamo meza n'impamvu kugura ubutaka uyu munsi bishobora kuguhindura ubuzima bw'ejo hazaza. Turebe rero impamvu ubutaka ari ishoramari ry'ibanze. Reka tubanze twumvikane ku kintu kimwe. Ubutaka ntibwiyongera, ariko abantu bariyongera. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko agaciro k'ubutaka gahora kazamuka uko imyaka ishira. Nta kindi gicuruzwa kitangirika, kitibwa, kidatakaza agaciro mu buryo bwihuse nk'ubutaka. Ubutaka ni umutekano, ni umurage, ni icyizere cy'ejo hazaza. Niyo mpamvu bavuga bati ubutaka nibwo mutungo uryama ukabyara. Kuki rero tugomba gushora imari Muhanga? Reka noneho tuze ku kibazo gikomeye. Kubera iki Muhanga? Muhanga ni umwe mu mijyi iri gutera imbere ku muvuduko udasanzwe mu Rwanda. Hari impamvu nyinshi. Iherereye hagati mu gihugu, ifite imihanda minini ihuza intara zose, hari ibikorwa remezo bigenda byiyongera, hari imishinga mishya y'imiturire n'ubucuruzi, abantu baragenda bayigana buri mwaka. Iyo urebye uko Muhanga yari imeze mu myaka 5 ishize n'uko imeze uyu munsi, urabona itandukaniro rinini. Kandi ikintu cy'ingenzi ni iki: igihe uguze ubutaka mbere y'abandi nibwo wunguka cyane. Abantu baguze ubutaka i Muhanga kera, uyu munsi barishimira imyanzuro bafashe. Si uko ubutaka bwose ari ishoramari ryiza, cyangwa ibintu by'ingenzi ugomba kureba: aho ikibanza giherereye, hafi y'umuhanda, hari ibikorwa remezo, imiturire n'abaturanyi, neighborhood nziza. Ugomba kureba kandi amategeko, cadastre, borne zisobanutse, icyerekezo cy'ahazaza, aho iterambere rigiye. Iyo ubonye ikibanza kiri hafi ya kaburimbo, kiri mu mujyi uri gutera imbere, gifite ibyangombwa bidafite ikibazo, bisobanuye UPI, uba ubonye zahabu ihishe mu butaka. Turebe ku giciro no kukumara impungenge. Abantu benshi baravuga bati nzagura ubutaka ejo, ariko ikibazo ni iki: ejo nibwo wowe uhenze kurusha uyu munsi. Ubutaka ntibuhenda vuba, buhenda bucece. Niyo mpamvu umuntu ugura ubutaka uyu munsi aba aguze kuri make, akazagurisha kuri menshi, cyangwa akubaka afite icyizere. Ntutegereze ko ufite byose, tangira ku bushobozi ufite, koresha amahirwe ahari. Turebe rero ubuhamya bw'abaguze. Benshi mu bantu ufata nk'abafite ibyo bagezeho uyu munsi, ni iki babanjirijeho? Ubutaka. Si uko bari bafite amafaranga menshi kurusha abandi, ahubwo bafashe icyemezo hakiri kare. Ubutaka waguze uyu munsi, ubutaka waguze uyu mwaka bushobora kugufasha kubaka ejo, kugufasha abana bawe, kukubera igisubizo mu bihe bikomeye. Tugera ku musozo, nshuti yanjye rero, niba hari isomo rimwe ushobora gutahana uyu munsi, ni iri rikurikira: ubutaka ntibutegereza umuntu. Muhanga ni amahirwe ariho ubu, kandi amahirwe adafashwe ahinduka inkuru yo kwicuza. Ndagushishikariza gusura ibibanza, kubaza amakuru, gufata icyemezo gito uyu munsi, kuko icyemezo gito uyu munsi gishobora kuba impinduka nini ejo. Murakoze cyane kuba mwanteze amatwi. Niba hari icyo mwungukiye muri iyi podcast, muyisangize abandi, kandi mufate icyemezo cyabahindurira ubuzima. Ndabakunda. Ciao ciao.